Abenshi twakuze batubwira ko kuryama cyane bitera ubukene, bati ntimukaryamire kubera ko gukora bitanga ubuzima bwiza bigatuma umuntu atera imbere. Muri iyi si dutuye umuntu wese abayeho akora, no muri Bibiliya haranditse ngo udakora ntakarye. Gusa nubwo dukora siko twese tunganya ubushobozi mu birebana n'amafaranga. Hariho ukora bikaza, undi agakora bikanga, akagumya agakena cyangwa akaba hagati na hagati. Uyu munsi nyemerera turebere hamwe ibimenyetso 10 byerekana ko uri umukene, ndetse uzakomeza ukaba umukene ukazarinda upfa uri umukene. Nimvuga ibyo ntubyumve nabi. Ni ibintu 10 tugiye kurebera hamwe. Icya mbere ugomba kwirinda ndetse ukagendera kure ni ukugendana n'abakene. Iyo mvuze kugendana n'abakene simba mvuze kubitaza kubajya kure, ahubwo icyo mba mvuze ni ukuba washaka bariya bakurushaho gato cyangwa se abo muri mu kigero kimwe. Burya ngo umuntu yigira kumurusha. Ni byiza rero ko wisunga babandi bakuruta, bazakwigisha byinshi bakuzamure. Ariko nugumana na babandi bari hasi yawe, nta nama bazakugira nzima, bazaguheza mu bukene n'ubundi. Ikintu cya kabiri ugomba kugendera kure ukakirinda ni uguhora ushinja amakosa bagenzi bawe, ugashinja amakosa ababyeyi bawe ko aribo batumye ukena. Uti papa yarambyaye ntiyanshyira mu ishuri ngo nige nk'abandi. Ibyo bizatuma utitekerezaho ngo wipangire imishinga itandukanye, uhore muri ibyo ngibyo ushinja abantu ubukene udashatse n'ukuntu wabwikuramo. Ikintu cya gatatu ugomba kwirinda ni uguhora utakaza igihe ureba iby'abandi ariko utabyigiraho. Ugahora kuri internet ureba iby'abandi ndetse n'ahandi hantu hatandukanye, ariko wowe kugira ngo wige kuba watangira business icyakubyarira umusaruro bikakunanira. Ibi byose nubigumamo uzarinda upfa uri umukene. Ikintu cya kane nacyo kikosa rikomeye cyane ni ugusohora amafaranga menshi kurusha ayo winjije. Iyo usohoye amafaranga menshi kurusha ayo winjije uba ukoze amakosa cyane. Wakagombye gusohora makeya ukagira make wizigamira, azakugoboka hazaza, azaguteza imbere, ukazamuka nawe ukaba umukire. Ikintu cya gatanu nacyo abantu bakora ariko kikaba ari amakosa akomeye ni ukwizerera mu mahirwe. Reka kwizerera mu mahirwe, kora. Kuko n'abariya tubona babakire ntago bizerera mu mahirwe, barakora cyane, bagakoresha ubwenge bwinshi ndetse n'imbaraga nyinshi, bakabasha kugera kuri biriya bafite. Nawe rero wikwizerera mu mahirwe ngo Imana izampa, ngo abo muri famiye bazampa, bazanteza imbere, ngo ni amahirwe. Cyangwa wizere kuzatoragura ikintu runaka, yaba amafaranga cyangwa se ubundi butunzi. Gerageza ukore, ntiwizerere mu mahirwe. Nukomeza kwizerera mu mahirwe uzasaza ukiri umukene. Ikintu cya gatandatu nacyo cy'ingenzi ugomba kwitondera cyane ukacyitwararika, kuko gishyira hasi benshi. Ukabona umuntu arashaje ariko ntacyo yigeze ageraho kandi akora. Kuba ukura amafaranga ahantu hamwe ariho honyine hagutunze, yaba umushahara uhembwa ku kwezi cyangwa se ahandi, ariko hasa naho hadahagije, ibyo byose bishobora kuzatuma uba umukene. Kubera ko aho hantu hamwe inzira zishobora kwifunga, ibibazo bikaza, ugasanga uratesetse, iterambere ryawe rikabura, amasaziro yawe akaba mabi. Gerageza ushaka ahantu nk'hatatu ukura amafaranga hamwe n'ihanga ushakira ahandi, ndetse ahandi n'ihanga ushakire n'ahandi. Ikintu cya karindwi nacyo cy'ingenzi ni uguhora utinya gusohora amafaranga. Guhora utinya gushora. Watekereza business runaka ariko ugatinya kuyitangira, utinya guhomba, avuga ngo ninyashora se agahomba. Ibyo bizakubyara ibibazo cyane, ukomeze ugira ubwo bwoba amafaranga ugeraho yajya yandi wari ugiye gushora
usazire mu bukene. Ikintu cya munani nacyo cy'ingenzi ugomba kwirinda cyane, guhora ufite imyumvire ya gikene, wumva ko abakize babivukanye cyangwa se babirazwe n'abasekuruza babo, ugahora wumva ko wowe udashobora gukira. Ibyo byose bizaguheza mu bukene urinde upfa ukennye. Ikintu cya 9 ni ugutinya kubyaza amafaranga yandi. Gutinya kubyaza amafaranga yandi ugakomeza ukayabika, ariko ntube wabasha gucuruza kandi amafaranga uyafite. Aha naho amafaranga yawe natiyongera ukagumana yayandi gusa, igihe kizagera nayo yatakaze usanga usaziye mu bukene. Ibiciro biriyongera ku masoko buri munsi, ariko wowe ntushaka gucuruza ngo utere imbere. Ibi rero nubikora uzasazira mu bukene. Ikintu cya 10 ari nacyo cya nyuma gikunze gukorwa n'abantu benshi ni ugusohora amafaranga igihe kitaragera. Kurya amafaranga utarayahembwa ukayarya utarayabona. Nk'urugero, ushobora kubuhembwa nk'umushahara wawe ukabuhembwa nk'ibihumbi 200, ku itariki 15 ukajya gufata ideni ry'ibihumbi 150, kuri 22 ukajya gufata ideni ry'ibihumbi 100, ibihumbi 250 bigasohoka nta na business bikoze, ari ukuyarya, kuyagura umwenda, kuyagura agacupa ndetse n'ibindi bintu bitandukanye, ariko nta bucuruzi ukozemo ngo buzunguke, ugasanga uhembwe wishyura wa muntu. Aha naho ushobora kuzasazira mu bukene kandi uhembwa n'amafaranga menshi, ariko bitewe n'ukuntu wangiza ntubuzi ngo amafaranga ngomba kuyakoresha gutya. Icyo nacyo gishobora kuzatuma usazira mu bukene.